nyine binsobanura ugerageza ubinyumvishe. Ni wa mugabo nongeye guhura nawe. Wundi njya ndeba umutima ukankubukamo, umutima ukanshingukamo, nkumva mfite ubwoba bwinshi nongeye mpura nawe. Nubwo aracyari umugabo cyangwa yabaye isereri mu mutwe wawe. Cyane ni isereri byo. Kuko ndamubona umutima ukankubukamo, nkumva ugiye kunca mu kanwa. Uriya mugabo wundi ni gati cyateye. Waba ugiye kurwara indege kandi uri umuntu mukuru mama. Indege? Ukajya kwa muganga mu bitaro. Bagahita bakwandikira kire y'uwo mugabo. Byagenda bitubwo. Indege? Ndege guruka mu kirere wapi? Uzuko ku ishuri hari umwana yarwariye umusore indege nyine no kumukunda umuntu ukamukunda muri wowe wamubona umutima ugashiguka ukumva ibyiyumviro byakubanye byinshi ukumva ibizonga mubiri bikugufata hanyuma umuhungu subashe kubimubwira cyangwa uwo muntu ugahita urwara ukira umbariye mu bantu nkunze umuntu ntanamuzi nakeneye no kuvugana nawe mubona ahubwo umutima ukampubukamo nkirukanka ubona nanjye ndi muri za nkundo z'abana nkamwe koko wapi none urwo ni rwo rukundo mubwira wasanga barakunze mama wasanga warakunze subimenye ntabwo namukunze ahubwo gusa ndamubona akantera ubwoba nkumva nakwirukanka sinzi ikibazo cy'uriya mugabo umugabo katubanye sereri mu umugabo katakira umugabo abaye sereri turakora iki ujye utekereza nyine wowe byaba biterwa n'iki wowe kubyiyumvira ngiye ko nabyumvaga mu bwenge bwanjye mfite niko nabyumvaga natekerezaga nti ubwo nimba mama yarakunze umugabo agatinya kubimubwira ashobora gutuma bucura bwe ikinege cye byose bye nkagenda nkavuga ati we mugabo uzi n'ibindi mama yaragukunze none wakwemera nanamuterera ivi mama gusa ubundi yatera mwemereyo nkamubwira ati wakwemera kubana na mama ubundi ijambo ryo gukunda wakomeje kuzana ubundi ibintu by'urukundo uvuga ngo byigiye ubikura hehe ubizi ute uhurira hehe nabyo nakubeshye nta yindi gahunda numva ndimo gupropose hey baby sorry gato Yes sweetheart how are you sawa reka n'umushira warusoye shaku sweetheart I love you. I love you more. Yeah. Yes. Umva nje nirukanka ntarwambaye. Uzi ko uzankuramo umutima. Shiri please. Ahubwo nkwakiriza iki? Hako ngakurimo ko. Nundi ko twamaze kuba nk'impanga. Kakuze. Thank you sweetie. Oh, sweetheart. Come baby. Thank you. Down. Cheers. Ku buzima bwacu. Yeah. Okay, so ako nanjye hari igihe agatima nkumva hari ukuntu gateye nkumva gahitize gatera insigane hari igihe njya mbona cyakora ntabandi ndacwe oya nta kibazo ate ndi mama wawe se nisanzuraho none se ate hari ikintu wamisha se hari igihe nyine reka nimba utemera ko turi inshuti mama hari igihe nyine murana Romeo ya ntare yawe ya ntare yanjye Samusoni wanjye none mureba gute iyo utangiye kuvuga Samusoni wawe mukobwa wanjye rwose ahita numva igitima kirazamutse ngo pa umva kirateye ukumva ugize ubwoba se nawe ese niyo mpamvu wambwiye yuko nshobora kuba narakunze cyangwa muvugisha umva umutima neza ndi guhumeka amasigane nk'agaserebanya kabuza amazi kanjye bana yanjye yo agaserebanya kabuza amazi uzukuna agatima kaba gateragura gutya ariko ate amagambo gerageze cyane rwose mama wanyemereye nimba ntacyo bitwaye mazaza mvugana na Romeo tukaganira cyane tugasurana hari icyo bitwaye mama uzi se ate kumusura ntacyo bitwaye ariko uzabanza uhinduke uba umukobwa mwiza wige mu ishuri umenye ubwenge
ntabwo gusurana ari bibi ariko ku kigero cyawe ku myaka yawe urumva ntabwo byaba bimeze neza cyane wowe utegereza mwiriwe umeze neza akunda gusuhuzanya nta nubwo buyakaraga none aje dusuhuza waretse kuntera ubwoba babe biragoye kubyakira come on ntumbwire ko ushaka ko tubivamo n'ahantu twari tugeze please naho bisa nkaho bigana akotega amatwi mu nda ubu ni gute nagutega amatwi umbwiye yuko ugiye kumbabariza umutima njye wigiye nyine tega amatwi cyumve ugiye no kuma noneho kontrase mu rukundo rwacu ugiye kumpa igihe seriously babe please nifuzaga ko ukwezi kwa 11 hagati y'itariki enye n'itariki 18 wahitamo itariki imwe muri izo twakoreraho umurenge. Oh my goodness babe kubera iki wanteye ubwoba siko nari nzi ko ugiye kumbwira ngo tubivemo Jesus you almost killed me. I love you too. What? Yeah. Oh. Numvise neza cyangwa ndibeshye? Ku itariki enye bizari kuwa kane. 18 bizari kuwa kane. Muri amatariki yombi. Nifuza ko byuze twakora mu itariki. Twajya mu murenge. Kubyo tuva mu murenge witwa Madame Yore. Abantu bakabari. Chiri tega amatwi mbwira. Sweetheart, ndimo ndabyiyumvira mu mutwe ukuntu zameze mugana. Yes I do. Oh my God. Wenda bisa naho bigoye. Aya nta kigoye Celine. Kandi ntabwo nakoresha amagambo asobanura ibingibi. Yaba byashobokaga ko ureba mu mutima wanjye. Ahari wasobanukirwa undi we kuri wowe ndetse n'urwo ngukunda ushobora kurebesha amaso ukarukoraho ariko Imana yarabihishe. Ikindi yabaga amagambo yashoboraga gusobanura urwo ngukunda ukuri nakandika ibitabo byinshi nkuzuza amasomero. Nibyo? Yes. Nakubwira uwo nahindutse kuba we, nakubwira undi we kuri wowe, ndetse nakubwira n'icyo usobanuye kuri njyewe. Ariko ndabizi ko nzabigeraho. Ndagutegereje mukunzi, ndagutegereje cyane. Ntabwo bizansaba imbaraga nyinshi. Bizansaba gusa kukubwira urugendo rwanjye nawe mu bwana. Uyu munsi ndifuza kugusobanurira uwo ndiwe kuri wowe. Uwo uriwe kuri njye? Yego. Urenze uwo nzi se? Yego. William nzi. Umwanya turi marana ahangaho wari wose ndabizi ko uraza kuba w'ibyishimo. Let's share again. Cheers. Cheers. Merci. Thank you. Gabriel munda ukubona useka. Okay, merci. Uyu urunezerewe. Urakoze. Iyo turi kumurabiza umunezero ni direct. Kandi Liam ikamubwira n'ukuri numva impano ikomeye mu buzima uzampe kuba hafi yanjye. Wow. N'ukuri. I will. Ndabura ikise kugira ngo mbe hafi. Muri iki gihe mba mbarira iminsi ku ntoki nsigana n'umwijima w'urupfu. Ndakwinginze ntuzange kure. Kubera ko kuba kure yawe niyo ndwara inshobora, niyo ndwara irenze iyo ndwaye, niyo ndwara irenze iri mu maraso yanjye, niyo ndwara irenze iyo ndi kurwana nayo. Iyo nkubona mbona ejo hazaza nubwo ntaho mfite
ndahari ku bwawe mukunzi. Liam, ndagukunda cyane. I love you too. Ari nasohotse. Wari wasohotse hari ngo yari yakoze iki? ngo yari yasohotse. Ngo yari yasohotse. Tekereza kuba umuntu yasohotse cyakora reka nkubwe niyo mpamvu uzahera kwishyira ukagenda ukabyimbindikaga na mukibo wari uri kurya nk'inuza. Hanguriye mwana. Hanguriye ndabyo ndahaga none se wowe wahishinda. Uraryo kugenda rero ngo atereke ndayihubure nk'irimo umwana. Shanjye zihorera. Umva kwite dumenya gutse mu cyaro urajya. Uya n'uri kumwe n'umuhungu. Umera gutya we mu nda zeru gutya. Uranemera guhumeka bikanga we. Ariko ngewe amuhawe nahishinda. Umva iyo ngize amahirwe nkava ku gataro. Ariko se ubundi tega amatwi nukomeje kumva ibiganiro muri mwo ariko byanyobeye. Ibintu by'inda, ibintu byo kurya cyane, ibintu byo mu cyaro. Ubundi kugiye cyawe uri umuntu wo kugenda warangiza ukarya ukibagirwa ko uri umwari w'u Rwanda koko. None se nyine wowe wabona ibiryo ukabyihorera. Reka nayo makuru yo hanze muhawe nkubwira ibintu hano byabaye isose n'inyanya. Ngeze utese. Urukumva. Hajeme byivanze ahubwo se ati mama uzi uko byabe wa mugabo ngo yongeye yamubonye. None se noneho yaguhaye amakuru yuko bimeze. Reka ibintu byivanze inshishi zivanze n'isosi. Isosi n'isosi. Icyaga bavuga ngo isosi yivanzemo inshishi. Ku buryo tutayinywa. Sawa rero ngaho yingo urabona mama. N'ubu ngubu ntago biragenda neza. Ibiki nago ndiko kuko byagenze ko njya gahura na mugabo. Bongeye barahura nta kintu n'ubundi wamubwiye anti kuki mutibwiranye uragenda ugahita umusuhuza komera cyane ati none se bimeze bite ariko ntago ari ubwa mbere nkubonye mwari guhita mumenyana mama nari mbonye uwo mbwira nawe n'ubwenge buke mama yikuvangira mu mutwe n'impeta yikuye mbizi neza ko very soon nzashiramo iyanjye don't worry. Thank you. Okay, none se uravugisha kuri se cyangwa uri mu I know niko kuri ahubwo 4:18 ukura metero enye nizo ziri hafi nizo ziri imbere cyane. I can't wait. Oh my goodness. Sure? Yes. Wow. Torero basi mu masegonda make cyane. Sinzakubaza. Ariko uruhande rumwe ufite ibintu wenda mu buzima wawe waraciye mu bihe kakubereye byiza byagukomerekeje. Basi wamuha agasamari gato. Yep. Wambere mwari. Nyeretse urukundo nyarukundo. Celine. Ubwo nigeze nerwa n'undi muntu. Sweetheart. Past yanjye ari n'igihe intera ubwoba kuko ntabwo nigeze I know. Babe, nta mahirwe nigeze ngira mu rukundo rwose nanyuze. Umuntu wa mbere nakunze, my first love, yarambabaje ashengura umutima ku buryo udashaka kubyumvisha. Hari ikintu kikuniga Celine. Uyu munsi umugabo uhagaze imbere yawe cya mbere afite umukufi yakubikiye wa kera uyu munsi arifuza kuwuguha kandi akanakwisobanurira. Umukufi Yego wa kera siba umuhaye se dore ngoye urakibuka ko ari wowe wakampaye? No, ntabwo ari ibyo. Okay. Ni umukufi mwiza cyane nakubikiye kuva mu butoya. Mu butoya? Yego, kandi ndabizi ko ufite igisobanuro gikomeye ku buzima bwawe ndetse n'ubwanjye.
ahari wenda ntacyo bikwibutsa ariko uyu munsi byose bisobanukirwa. None se ni umukufi mu bwana se? Yego. Bigeze kuwutunga? Bawutunze kera ukiri muto cyane. Today is a good surprise. Okay. Ndabizi neza ko hari umukufi natunze nka nawe ukunda cyane nka nawe uraza ku gituza cyanjye cyane. Banza usubire mu ngo today is that day. Today is that day. Uyu munsi ni wa munsi. Yes. Ariko Liam. Wenda sinzi singuca intege. Ariko uwo mukufi niba sinzi uko wawubonye ariko amateka ufite sinifuza kuwubona. Ndawufite. Oya ntago nifuza kuwubona kubera ko nawuhawe n'umwana twariranywe ariko kuva namenya ko se ari we wanyagije sinkifuza no kumenya ibye Mana Nyagasani sinzi uko nabikubwira. Liam umfashe uwo mukufi uzawusubize nyirawo. Ndabizi ko wenda ushobora kuba waramenya amateka yanjye ukamenya ko umukufi wahoze ari ingenzi ariko warakoze ko mpuye nguyu. Okay. I have to say it. Yageze igihe dufata umwanzuro wo kubana. Aranyibwira inshinga buri cyumweru ngo tubane. Mufatana na my best friend baryamanye. No, babe. Hey, no, I have to say. No. Let me talk first. Let me speak. Get out. Marimiyaka numva cyararangiye. Nta mahirwe, nta cyizere. Haba haje undi. Ndavuga wenda ubwo ari umukene. Twatangirana ubuzima, twubaka ubuzima bwacu. Wenda bikazagenda neza wenda ntiyamemukira. Ndamwishyuriye university yose arayirangiza. Mupangira no kujya kwiga hanze. Aragenda. Sweetheart, kuva umunsi yagereyeyo sinigeze nongera kumva call ye cyangwa message ye kugeza n'isana kujyana. Duhura. Shiri, tega amatwi wanzu nyumva. Ibyo byose byakubayeho. Ntabwo nzaguhemukira. Inkwaho. Thank you, Sheri. Kandi Shengi. Nzakora iyo bwabaga, nzakora uko nshoboye, nzakorana na network zose z'abaganga ku buryo nzabasha kugushakira ubuvuzi bw'abaganga bo hanze. Kandi ndizera neza kuzakira. None se Sheri, utekereza ko hari icyo bizatanga ko bizi ko uburwayi bwanjye bwamaze kugera kuri stage ya nyuma? Yes, ndabizi. Kubera ko wenda ubuvuzi bw'inaha iwacu bushobora kuba bukiri hasi wenda budateye imbere nk'ubwo hanze, ariko nzagerageza uko nshoboye, ndetse niyo byasaba yuko ntanga ibyanjye byose ngasigara na zero ariko nkakugumana. Nukuri nzabikora. Liam. Sibyo, sa amafaranga asabikora nzabikora. Nukuri naho Imana sinzi yuko hari icyo bizatanga. Ishe. Karame. Reka nkubwize ukuri. Uyu munsi bisezerano. Ndetse nibiba ngombwa ko nizera Imana gusumba uko nayizeye nabyo nzabikora. Ariko nzagerageza kukuba hafi kandi ndishimira kukubona uri muzima nkakugumana. Ngasazana nawe gahora nkureba mu maso. Nanjye nicyo cyifuzo. Ahora nareba iyo nseko yawe. Imana ninyongera iminsi nzibera mu gituza cyawe iteka. Izabikora kubw'urukundo rwacu kandi irarwubaha. Amen. Kugira buri ibintu byose tuzatuganira. Ugerageze nawe ugire guca bugufi. Ko n'ubundi nsumba ko ngucira burebure ntikoko. Ayige nyine uzunyuka inabi ukakuka inabi se ubona ukwiye neza. Hari ikihe cyiza wakoze cyangwa uheruka gukora?
muri iyi myaka nk'itanu isigaye inyuma yacu mbwira iki byiza nka bitatu wakoze. Aserge urambaza ngo byiza bitatu. Uyu mwanya umwana yaje mu gihe nanjye nari mukeneye. Sibyo? Umwana azansaba ibyo ashaka ko mufasha nanjye ubwo ari ndavuga ngo byibuze bwa rimwe reka mba umubyeyi. Hero Kweri waba umubyeyi gito hari umubyeyi wikuraho umwana amwohereza asa n'umwohera. Umwana wanjye nigeze murera byo kuba yakwibanisha mu mahanga. Ko kari agatesi juru rya rugira urinde wamuhitike. Simumaniwe koko. Abana nabareze bucuti. Ni inshuti zidatana. Urebe n'ubuzima Shenge arimo nurangiza na juru nari nsigaranye umwohereze mu mahanga. Wa mugabo wakomeje kumbera iki? Intaza muri ubu buzima ubu. Nakunda ubwo nyine ko umuntu aza kugerageza umuntu ariko ko yamenya wenda aho aherereye. Ukirageza icyo ngaho mbwira ubu mwana ari hate konjya numva ko hanze iyo ngiyo nta n'abanyarwanda bari hafi bakwegerana nawe. Ega bigiye gutera ubwoba nubundi hariya ni nkuko nundi wahari yava kaza mu Rwanda hose yaje ntumwakira. Cha umwana wundi abishya inkonda ntukavuge gutyo. Mfata umwana mwohereze hanze ngo agiye ngo gushaka ubumenyi. Ari kumwe na se wabo se nyirasenge se sekuru se yasangaga akorugi uziko nubwo tuba turimo kuganira uziko nubwo wenda mbizi neza ku cyubahiro cyuko abana banjye bakuri mu biganza byawe nkiguha hakuze ko nyina wari abana ababyara ninjye wateye inda. Shenga Karam La tete Atete nuwahe? Muwo kwa mama tete ntabwo muzi se ntabwo nzi. Mama tete? Yes. Mama tete se nini? Ni karibu. None se gaho biteze Ibyiza yambwiye nari ngukumbuye. wari ukumbuye se ngenda kuzi? Nonse ntabwo mama yakumbye nkata ngutekereza mu nzozi se. None usigaye nkumbura? Ngaho Yagukumana siko nanaraye nkurota. ngaho warose ngo iki? Yesu uraseka ufite n'akantu k'akobo ahangaha gato nanjye ndagafite ahangaha Gaturebe? Ufite akobo biri seriye? Siko warekamo n'amazi ni umureko none nawe ndakabonye akaba ariko ni kanini. none ugafite ahangaha gwe. Okay, ngambwira witwa nde? Nitwa Tete nyine wo kwa mama Tete. Mama Tete ninde nyine? Ni umumama mwiza muremure uramuzi w'igikara cyiza cyane. Ya mverope se wayizanye mbiki imbere ya byose? Yogo ko mwana nakoze n'utuntu twici twiza we ututwongucenge. Natwongucenge mama yamaye ngo nkusanire. Nyereka ndahita amenya mama wawe wari. Nze mama ntabwo muzi se. Banza umereze urebesha kwisokamo. Dina kubwiye ko mwishimo mama nabese. Ni wowe mama Cecile atumye? Ni mama Cecile mama wa Tete. Uri umwana wa Cecile? Ko Cecile nakomeje mbikubwira ngo ni umwana wowe nyine. Wari waragiye he? Mba ndi ku ishuri ngewe ubundi ndagera nkibera ku ishuri nahava nkajya gusura ba tante nkajya gusura ba sogokuru. Sogokuru ntago akiriho disi nari njajwe nyine nibyo narakosheje ariko nawe ujya unganiriza byibuza agira agatima kwibutsa neza ko abana ndi papa wabo babyara mu nda. Amakosa narakuze ariko n'abana banjye uramonda sinoga kugeza n'ubu ntabwo numva ikintu cyatumye uhuriye mwana amafaranga mwihutana mu mahanga. Ese mu Rwanda nta mashuri ahaba? Gushaka se gushaka bivuga iki ku buryo uwo mwana nakwaka ikida kuyizakimuha ngo aragishaka? Se kugenda so ko numvaga ari bugenda ke reka icyo tukiveho. Mva mubwire ngiye kugusaba ibintu bibiri.
utabima hagati yanjye Eric hagati ye na Rugira hakagicikamo umworera. Uranyumva neza? Uranyumva neza? Nguteze amatwi ndakumva. Icyambere wakora mu bayobozi muyoborana, wakora mu nshuti mwiganye, wakora mu bavandimwe, ndashaka kunshakira umuganga w'inzobere akazahura ubuzima bwa Shenge. Akagira ate? Akazahura ubuzima bwa Shenge buducike tuburura. Uranyumvira? Rugenda gerageza. Uzaze mbigushyirireho. Gusa sinatangira urutwe runini nk'uru rwawe. Urabona afite cyangwa no kubera nyine ibyo bintu washyizeho. Urande usanga afite urutwe runini. N'akantu keza. Hehe se kanga. Aka. Noneho ni kanzu nziza. Ese twe ko tutaryama ku buri nk'ubu bwanyu. Muryama ku bumeze gute? Twebwe nyine nta n'igitanda tugira. Haba hari ibintu bimeze. Haba ari materi ihurutuye nayo y'akantu y'agacapati nyine. Nuko nyine ngeyo mama uzi mama ajyamo amafaranga. Aguha amafaranga. Noneho kumva aba yagiye gucuruza agataro si ubizi none akama amafaranga. Ariko mbaza ngo bigenda biti. Nge ntabwo nakwemera ko abana bo ku ishuri banshishamo ijisho. Ndagenda aremera kansukisha kujya aho mbesa neza. Ariko ay'inzara yarambye ati nakuyaguha uzaza ugumana inzazi zanjye. Nanjye nkagenda rishado poshe nkemera inzara ikanyira. Nkahita nsigisha inzara we rero ukuntu mbaza. Nkahita nsigisha inzara. Uziko abanyeshuri twigana bazi yuko iwacu uzari ababiliyoneri se. Ababiliyoneri? Bazi ko iwacu dufite amafaranga menshi. Muri abo byatumva we mama akora muri beneri. Yego ko ntumbwire ko ubikora. Urabivuga? None se kubera icyo wiyoberanya wagiye ugenda ukagena nyine. Reka mabarira. Iwacu rugatura abatinde ku buryo ntajya kubivuga baba bagomba nigana n'abana babakire aturuka mu mafaranga ubwo rero nanjye bagomba kugendana nkabo nkaba nk'umunyamafaranga nyine. Nawe urabyumva? Ujya wiba mama amafaranga? Ntabwo mwibare y'amaye niyo nkoresha nkemera inzara ikanyira. Niyo mpamvu nanutse cyane. None se ubu ngubu kuko ukunda kurya ikizi? Ukumva uri nkunda kurya ubugari cyane. Ariko nkaburisha iki? Inyama. Ibintu byo kumbwira ngo urafata ibishyimbo ngo n'intoryi wapi no. Atete nishimiye kukubona nukuri kandi wakoze kuza kundeba. Nitwa Shenge ituze Menya. Numva witwa tuzina twiza cyane. Wowe se irindi witwa nde? Ariko uyu mwanya Eric ndi gitifu ntabwo ndi dogiteri. Rero kugerageza nta kundi. No kumenya nimba mu Rwanda hari abantu bafite ubushobozi kuko bavura umwana. Baba ntabo umuntu akamenya neza nimba hari abashobora kuva imahanga bakaza bakavurira umwana inaha. Cyangwa se nabwo byakwanga umuntu akaba yafata umwana akakumuvuza. Icyo nicyo nakubwiraga. Nawe ibyo kwanga byo nta birimo. Kwanga nta bigize bite. Umugabo ntiyapfunde. Nta birimo kwanga iri. Kubita hirya hino umwana avurwe. Icyo nicyo cyambere ngushinze. Icya kabiri. Icya kabiri rero nanjye ndagutera inkunga yacyo. Ariko gikorwe kandi neza. Unyumve neza. Kera Shenga akiri muto hari umugome wamuhohoteye. Aramwangiriza amufata mu ngufu akiri muto. Wasa nk'usubiramo ako kantu gato. Wanyumvise udakomeza kunsubiza mwe iyo nkuru ko nayikunda. Shenge akiri muto hari umuturanyi w'umugome Kanyagwa Kanyamihigo. Yamufashe akiri umwana amwangiririza ubuzima. Nkeka ko ari naho yakuye n'ibi birwara kuko kuvugwa kugeza n'uyu munsi umutima wa Shenge ntiwigeze unezerwa. Hanyuma rero uti ndashaka iki? Ntega amatwi rero. Ndakumva.
ikibabaje kuri ibyo umuhungu w'umugome ukomeje gukururana na Shenge ngo bari mu rukundo. Ukiri aho wambabara ukanyereka umuhambirwa nkamwereka aho mushyira mu kidaturo uburyo azavamo. Nukuri ndagukunze pe cyane mana. Izo waretse tukiraranira ijoro. none se mama yabyemera? Ubu niyo yatabyemera namubeshya ariko nkaryama ngasinzira. Ego iwacu ugacapati ndaryama noneho ko mfite nyashi ntoya na nyine hameze nk'umufupa nta n'inuzi iriho nta n'umubiri munini uriho nkazaza numva amabuye ari kunjomba yo hasi kubera inuza nyine kubera capati. Iki kibazo numva tujya kugihuza kirana akaboko turebe. Ariko twenda kunganya we. Dore no ese wowe bebe hano nanjye mfite umubebe. Aha birahoye. Na n'inuza n'utwobo nawe ukagira kandi. Yego. None se ubabajwe n'iki? Uri mutoya ndi mutoya. Ngomba nakimbabaje kuko muri iyi minsi ndabona biri kuza Yesu ubu biri kuzamuka. Ubu hari Yesu ashimwe. Yesu ashimwe muvani Yesu ashimwe. Ariko abo ni baba mama kuno babasuze ikizunguza gori. Ariko mana none se ibindi uzi gukora n'ibiki uretse kuba udoda ukavuga cyane. Uretse ko ndi icyarahani nkavuga cyane ariko ubundi hari n'akandi kanutse. Kandi agake kajya karyohera abantu benshi ngambwiye gashaka kuryohera kakakubira nk'umubavu humura neza baza ngo nagaki ngambwira nagakize kuririmba reka sha ntabwo wumva ko ufite ijwi ryiza ngabo ndirimbira. Inama yagiye kurahura yambaye bote ako ndi kureba katagushimisha uhise ukanura cyane amaso akakuvamo ntacyo reka nkuririmbira kandi hajya kandi nakahe ndakibagiwe. Nta turirimba se iyo ujya kuryama naje nkaririmba ariko ndakibagiwe. Nakaririmba ko mu rusengero se kanekereze oya harimo ibintu bya mama n'umwana ariko ndakibutse Shenge yakubitaho neza ukumva ubu ngiye kuba umubyeyi wawe sibyo ngiye kuba umwana wanjye sibyo. Yes mama urandyamaho yundyamyeho nakujomba kubera imisatsi igiye kumubaza uri kumva kubera nyine ntafite igituza kinini ntabwo mfite ibibere binini nk'ibi nako nakwita amabere manini ntabwo ari ibibere. Ati ndagukubita ibintu ninde wakabwiye ngo kajya kabivuga ngaho ririmba twagiye karatangira kakavuga ngo imisatsi se yagiyemo kangufashe twagiye ukoma amashyi sibyo Jama kanyugunyugu mama wawe nawe ari hafi nawe urakazi. Ahubwo se iyo ndirimbo yize gute? Wapi no iyo ndirimbo ni iyanjye jyewe njyenyine